naho twebweho iwacu ni mu ijuru, ni naho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Urupfu rwa Diane mu by'ukuri rwababaje abantu benshi. Yafashwe n'uburwayi akajya yumva ni ibintu nyine bisanzwe, ariko uko iminsi ishira akagenda arushaho kuremba, akagenda abona impinduka zitandukanye, agerageza kujya kwa muganga kugira ngo barebe ikibazo afite, indwara bakayibura. Ariko nyuma baje gusanga ararwaye kanseri, ariko kanseri yaramaze kumurenga, nta garuriro. Ni nayo mpamvu abantu burya niwumva muri wowe hari impinduka mu mubiri uri kugenda wiyumvamo, biba ari byiza kujya kwa muganga kugira ngo basuzume barebe niba hari indwara runaka babonye bayikurikirane hakiri kare. Hari igihe rero umuntu avuga ngo ni umunaniro, ni amavunane, nzajya kwivuza ejo, nzajya y'ejo, ariko biba ari byiza burya kumenya ko hari impinduka uri kumva mu mubiri, ukajya kwa muganga hakiri kare kugira ngo bakurikirane. Nyaboneka ntabwo biba byoroshye, tuba tubagezaho izi nkuru kugira ngo tunabibutse ko nyine n'ahatari iwacu, tubabwire ko tugomba gutegura aho tuzaba, tugomba kumenya ko iwacu ari mu ijuru, ariko kandi duhore twiteguye, kuko uyu mwuka duhumeka Imana iyo iwisubije biba birangiye. Nyamara dukwiriye gushima Imana, wowe ugihumeka uba ukwiriye gushimira Imana. Uyu mwuka uhumeka Imana iyo iwisubije biba birangiye. Diane rwose uko urupfu rwe rwagenze, yagerageje kwivuza bishoboka byose, ariko nyine kanseri iramuhitana, nta kundi byagenda no kwihanganisha umuryango we muri rusange. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, ni naho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 20 ndetse no wa 21. Ni inkuru y'akababaro y'urupfu rw'uyu mukobwa witwa Diane, wapfuye urupfu rubabaje cyane ndetse rwashenguye imitima y'abantu benshi cyane. Burya koko iwacu ni mu ijuru. Paulo abyandikira Abafilipi yababwiraga ko nubwo turi mu isi ariko turi abashyitsi, turi abimukira. Yababwiraga ko duhari uyu munsi, ariko ejo bundi saa hacu. Icyakora ibi ntibivuze ko tudakwiriye gukora imirimo yo kwiteza imbere, kuko Paulo avuga ko iwacu ari mu ijuru, yarabizi neza ko mu isi nabwo hari ibyo dukenera. Ari byo Yesu yabwiye Petero akamubwira ngo mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100, ariko ikigeretse kuri ibyo mbahe n'ubugingo buhoraho. Ndetse aravuga ngo Yesu amagambo akomeye yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Nyaboneka ndabibutsa ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima tuzabamo, ariko ubwo buzima tuzabamo biragusaba kubutegura uyu munsi. Uyu Diane urupfu rwe rwatunguye abantu benshi cyane, bijyanye n'uko yari umukobwa umaze kwiteza imbere, wari umaze rwose kugira ahantu hashimishije, bijyanye nyine n'ahantu yari aturutse, bijyanye n'aho yari avuye. Imana igenda imuteza intambwe umunsi ku munsi. Burya iyo umuntu avutse avuka nta kintu afite, ariko uko agenda akura Imana ikagenda imuha ibintu bigiye bitandukanye mu buryo bumwe, ibyo yagerageje gushakisha Imana ikagenda ishyiramo umugisha, cyane ko Bibiliya ivuga ngo nzashyira umugisha mu mirimo y'amaboko yanyu. Niyo mpamvu ibi tuba tubivuga kubera iki? Ntabwo kuvuga inkuru z'abapfuye ari ukugira ngo tubabaza ababuze ababo, ahubwo ni ukugira ngo tubahumurize, tubabwire ko tubwire abasigaye ko inaha ngaha atari iwacu, ahubwo twese urupfu Yesu yarugize irembo, niyo nzira umuntu wese azacamo. Umuririmbyi yaravuze ngo ningera ku nkombe ya rwa ruzi uzampe gutinyuka. Aravuga ngo amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru. Ariko se koko
bijyanye n'imirimo wakoze cyangwa se ukora ukiri mu isi uyikorana urukundo, urabona iyo mirimo izagukurikira. Bibiliya iravuga ngo umwuka aravuga ati nibaruhuke imiruho n'imihate kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Mbibutse ko buri murimo wose dukora uzageragereshwa umuriro. Nimba warakoze imirimo ntuyikorana urukundo ntabwo uzabona iguherekeza. Ndakwibutsa ko mu gihe ugihumeka wowe ukwiriye kugerageza ugakora buri kimwe cyose cyiza gituma Imana inezerwa, kubera ko twaremewe kunezeza Imana, twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo Imana yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ese wari uzi ko uzapfa? Ese nari nzi ko nzapfa? Nibyo koko tuzapfa, ariko ikibazo si ugupfa, ahubwo ikibazo nyuma yo gupfa ubuzima bwawe buzaba ari ubuhe? Nyuma yo gupfa uzajya he? Mbibutse ko iyo umuntu apfuye imigambi n'ibitekerezo byose biba birangiye. Nta gutekereza, nta gukosora ibyo wishe. Ibyo wishe uracyafite amahirwe yo kuba ugihumeka ubikosora uyu munsi. Nibyo koko Diane Imana yaramuhamagaye cyangwa se aratashye, reka tuvuge gutyo, ubwo guhamagarwa n'Imana ni ikindi. Ariko Diane igihe cye cyo kuba ku isi cyarangiye, ariko njye nawe turacyafite ayo mahirwe yo kuba tugihumeka. Tugerageze dukore ibihesha Imana icyubahiro. Uyu mukobwa rero mu by'ukuri yahuye n'uburwayi bukomeye, agerageza kwivuza mu buryo bushoboka bwose, kujya ku bitaro kugira ngo arebe ko bamufasha, cyane ko yabonaga agenda yumva mu mubiri hari impinduka zitandukanye, akumva mu mubiri agenda ahinduka mu buryo bukomeye cyane. Tunagira n'abantu inama, burya niwumva mu mubiri wawe ukumva uri kugenda uhinduka, ukabona hari ibidasanzwe uri kugenda wibonaho, burya biba ari byiza kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo babashe kugusuzuma, hanyuma nimba ari n'indwara runaka yakwatatse babashe kuyikurikirana hakiri kare, babashe kugukurikirana kugira ngo bafatirane bitaragera kure. Cyane ko uyu mukobwa Diane yaje kwivuza ariko indwara bakajya bayibura, bakamuha imiti yo koroshya uburibwe ndetse no kugira ngo babashe kureba ko hari icyahinduka. Ariko nyuma baje gusanga yararwaye kanseri, ariko kanseri yaramurenze, imiti bayimuhaye ntibyagira icyo bitanga bijyanye n'uko nyine kanseri yararamaze kugera ku rundi rwego. Yababaje abantu benshi cyane, urupfu rwe rwabaje abantu benshi cyane. Ariko kandi nanone nibyo koko abasigaye turababara, uwagiye we nyine aba yagiye, uwagiye wapfuye ibyo byarangiye, ariko twe tukiri bazima turabizi ko tuzapfa. Dukosore rero ibyo tutakosoye hashize. Yego, ngurwo urupfu rwa Diane rero. Uyu Diane yari umukobwa hano muri Uganda, wari umaze mu by'ukuri kugira ahantu hashimishije, ariko nanone uyu mubiri nyine na Satani n'urupfu ibyo byose turwana nabyo. Ariko ikintu gitangaje kandi gikomeye ni uko urupfu umuntu ataruha ruswa. Urupfu ntabwo umuntu arugurira ngo bugiye uzagaruke ejo, hoya. Urupfu ntabwo rubwira ngo ndi muri business, ndimo kubaka inzu, mvuye kurangura, mvuye Dubai, reka manze ncuruze. Urupfu ntabwo rubwira ngo uretse kontineri zanjye zibanze zingereho, no. Nyaboneka nshuti z'umusaraba, mwebwe mwese mwamuneza amatwi, ndakwibutsa ko ukwiriye kugerageza ukamenya ko Imana yakuremeye, ikuremeye imirimo myiza kugira ngo uyigenderemo. Ni nayo mpamvu ibi mba mbibabwira kugira ngo nkwibutse. Erega iyo urupfu rutwaye umuturanyi, rugatwara inshuti, rugatwara umuvandimwe, ugomba guhita wibaza, kuki jyewe Dani sigaye? Kuki Diane agiye Dani akaba asigaye? Ubuse Diane namurushaga iki? Ubwiza se, icyubahiro se, amafaranga se? Ibyo nyine umuntu akabyibazaho, bigatuma umuntu abasha kwitekerezaho. Ibi byose iyo biba bigomba kudusigira isomo runaka, tukabikuramo isomo runaka, tukavuga tuti ubwo runaka agiye kandi urupfu umuntu atajya arugurira ngo rusubireyo, ahari ninjye ukurikiyeho, ahubwo kangerageze muri niteguye. Bibiliya iravuga ngo umuntu iyaba yarazi igihe umujura ari buzire gupfumura inzu ye,
yakabaye maso ntatume inzu ye bayipfumura. Ariko urupfu narwo umuntu aramutse azi ngo ruzaza umunsi uyu n'uyu, yagerageza agatunganya ibidatunganye. Ariko kubera ko tutazi umunsi urupfu ruzazira, niyo mpamvu ahubwo dukwiriye guhora twiteguye. Uramutse uzi ko uzapfa saa sita uyu munsi uri bupfe, cyangwa se ejo sangahe uzapfa, ukaba uzi ko ku itariki 5 cyangwa se 6 cyangwa 7 ukaba uzi ko uzapfa, wakikiranura ugahamagara abantu bose abo mufitanye ikibazo ukagikemura, donc ukagerageza nyine kwitwararika mu buryo bushoboka. Ariko ikintu gitangaje, ntabwo uzi ngo urupfu ruzagutwara ryari. Nyamara tuzataha. Ariko ndakwifuriza kuzapfa nk'uko abakiranutsi bapfa. Ndakwifuriza kuzasinzira mu gihe cyo kuzurwa. Ntuzakangukire gukorwa n'isoni, ahubwo uzazukire ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Reka twihanganishe umuryango wa Diane muri rusange, umuryango wose tuwihanganishe. Hanyuma Diane nawe Imana niyo izi aho igomba kumushyira bijyanye n'imirimo yakoze. Narababwiye ngo hari imvugo abantu tujya dukoresha ngo Imana ngo yamuhamagaye, ariko burya ntabwo Imana ihamagara umuntu apfuye. Imana ihamagara umuntu muzima, hanyuma agakora iby'umuhamagaro Imana imuhamagariye. Naho iyo umuntu apfuye ntabwo Imana ibimuhamagaye, ntabwo aba yitabye Imana. Oya, abasinziriye iyo yakoze neza, umukiranutsi arasinzira. Niba rero utaritabye Imana ukiri muzima, ntabwo uzayitaba wapfuye. Oya, itaba Imana ukiri muzima, wumva ijwi riguhamagara ry'Imana, hanyuma ukora ibyaryo, ukora ibyo iryo jwi rikubwiye. Ngo abo yahamagaye yarabatoranyije. Imana iguhamagara ukiri muzima, Imana igutoranya ukiri muzima. Ntabwo umuntu yitaba Imana yapfuye. Nyabuneka nguko iby'urupfu rwa Diane. Imana mwakire mu bayo kandi muhe iruhuko ridashira. Niba koko yararikoreye ijuru, ntabwo tuba tuzi ngo umuntu agiye he. Bizwi n'Imana, ari nayo iduha uyu mwuka duhumeka. Ariko kandi uyu mwuka duhumeka Imana wisubije nyine. Umubiri n'ubugingo, cyangwa se umubiri n'umwuka biratandukana. Niyo mpamvu rero tugomba kuba maso. Ndabashimiye, Imana nibaho umugisha. Mukore subscribe kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Mwari kumwe na Dani, mugire amahoro y'Imana. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.